Yesu nashimwe, Yesu nahabwa icyubahiro. Mwaramutse kandi turibwira ko muguwe neza. Umwami Yesu arabarinze kandi Yesu abanye namwe, nicyo gituma ibyutse bikemera, ugahumeka bigakunda, ukagenda ukumva uri muzima. No kubera imbabazi data agira. Turanezerewe rero muri iki gitondo, muri cya kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu. Reka mbabwire ngo turacyari muri ya gahunda yo kwiga urugamba rw'umwuka cyangwa se gutunga intwaro zose z'umwuka wera. Tumaze iminsi cyane dutenda ku mpamvu y'intambara. Impamvu y'urugamba, kubera iki uri mu ntambara, kubera iki wahagurutse, kubera iki uri kurwana intambara, bimeze biti. Iyo mpamvu ni ituma ibintu bigenda neza cyangwa bikagenda nabi. Hari abantu bagihamagarwa barasengaga, biyirizaga ubusa, basomaga ijambo ry'Imana, babwirizaga ubutumwa, ntibahwemaga kuvuga Yesu ko ari umwami, bagendaga hose bamamazaga ishimwe ry'uwabahamagaye kandi bari bafite imirimo myiza yo gukiranuka. Ariko uko iminsi igenda yisunika, uko iminsi yabo igenda iba myinshi yo kubaho n'iyo gutinda mu gakiza, bakagenda bibera abanyedini beza, bakagenda bahinduka rwose abamambure beza b'idini runaka, cyangwa se ntibabe banakiri no muri abo bamambure b'idini, ugasanga basubiye inyuma rwose. Ahangaha wakibaza ko uhamagawe ukunda gusenga, ugahamagarwa ukunda kwiriza ubusa, ugahamagarwa ukumva ukunze gusoma ijambo ry'Imana cyane, kuki uri gukura nk'isabune, kuki ugenda ukora usubira inyuma, ko uhamagawe ukunda gufasha, ugahamagarwa ukunda kwihana ibyaha, kuki uri kubicumbikira bikakubana byinshi, kuki wahamagawe ukunda kubana n'abandi amahoro, muri iyi minsi kare ufite intambara nyinshi, kuki se kera ko wari umuntu mwiza, kera ko wari ufite urukundo, muri iyi minsi rukaba ruri gukonja, ese ko wakundaga gukiranuka, muri iyi minsi ukaba biri kwanga, urushaho gukiranirwa, byaba byaragenze bite? Abantu benshi bicaye mu kibuga cy'intambara, ntibitaye ko intambara iri kuba rwose, barashashe bamanitse amaboko, bemeye kuba ingabo zatsinzwe. Ese byaba byaratewe n'iki? Ahanini ni impamvu z'uko abantu batitaye ku mpamvu z'intambara binjiyemo. Abantu ntabwo bahaye agaciro ikibahagurukije, ntabwo bahaye agaciro iyo bajya. None se wambwira ko umuriro wari ufite cyangwa ubushyuhe wari ufite cyangwa se imbaraga wari ufite ugihamagarwa, wambwira ko Imana yahindutse? Oya, ntabwo Imana yahindutse, kuko uko Imana iri na n'ubu, uko yari iri kera na n'ubu niko iri. Yesu Kristo uko yari ari na n'ubu niko ari, uko yakoraga na n'ubu niko agikora. Rero wikitiranya no guhinduka kwawe ngo wibwire ko hari icyahindutse mu cyo data ashaka. Wapi, ahubwo wowe wageze mu kibuga cy'intambara, umanika amaboko nk'umuntu watsinzwe. Ibyo gusenga bivamo, ibyo kwiriza ubuso bivamo, ibyo gufasha bivamo, iby'urukundo bivamo, usigarura umunyedini mwiza rwose pe. Gusenga ku cyumweru wajyayo, abantu babona ingeso nziza, ariko wamanikiye umwanzi amaboko. Reka rero hano nkwibutse neza yuko ntabwo ari igihe cyo kwicara. Umuririmbyi n'uwaririmbye aravuga ngo abashyize intwaro hasi nimuzegure, urugamba rugeze mu mahina. Wagombye kuba ugeze kuri grade, ku ipeti runaka, ndetse ugeze na kure pe. Imana ikuboneka ati uyu ni umunyantambara mwiza, uyu ni umusirikare mwiza wogejwe amaraso ya Yesu, yambariye neza urugamba, aho namwohereza hose yatsinda. Ariko rimwe na rimwe ugasanga nyine ntabwo wakomeje kujya imbere, ntabwo wakomeje gutera imbere mu buryo bw'umwuka. Ariko kiba cyarabiteye ni impamvu nyinshi zibitera, ariko uyu munsi turacyatinda kuri ya mpamvu yo kutamenya impamvu z'urugamba rwawe. Ubundi kuki icyo gihe byari biryoshye, uyu munsi none bikaba birabishye? Ese wabuze impamvu z'urugamba rwawe? Reka rero mbabwire ngo uyu munsi turaza kureba ko impamvu y'urugamba ituma umuntu yihanganira imibabaro yose yanyuramo. Imana ni ishimwe cyane. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa, ni igice cya 7 turere kuri 54. Haravuga ngo babyumvise batyo bazabiranywa n'uburakari, bamuhekenyera amenyo. Ariko Sitefano yuzuye umwuka wera arararama, atumbira mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ati, dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Hanyuma turebye umurongo wa 60, haravuga ngo arapfukama avuga ijwi rirenga ati, Mwami ntubabareho icyaha. Amaze kuvuga atyo arasinzira. Nuko Sawuli nawe ashima ko yicwa. Imana nidufashe cyane.
Twavuze neza yuko rero impamvu y'urugamba ituma unyura mu mibabaro ukayihanganira. Umuririmbyi waririmbye ngo imibabaro yacu ni igihe gito, intambara nazo ni iz'igihe gito, kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari iby'igihe gito. Uyu nawe yari afite impamvu y'urugamba, arabona ibintu ari iby'igihe gito. Iyo arebye ibiri kuba ntabigereranya n'ubwiza azaragwa, ntabigereranya n'ubwiza buzabona abera. Rero intambara kuri we, imibabaro kuri we biba ari iby'igihe gito cyane kubera aho yerekeje. We nimba uhanze amaso mu by'isi, urugamba kuri wowe ruracyari rurerure cyane kuko iyi si irashana no kwifuza kwayo. Hanyuma rero uyu mugabo bita Stefano, umukozi w'Imana bita Stefano, mu badiyakoni ba mbere, niwe muntu wishwe rya mbere aho we Kristo. Yari umuntu wuzuye umwuka w'Imana kandi ngo yuzuye ubwenge bw'Imana. Hanyuma yakoraga ibimenyetso n'ibitangaza. Ikindi kigeretse kuri ibyo, yari akiri muto. Bavuga ko yapfuye muri 34, kandi bavuga ko yavutse muri 5 mbere nyuma y'uko Kristo avuka, agapfa muri 34. Rero hagati y'imyaka 29, abenshi bamushyira muri 28, 29 gutyo. Urumva yari akiri umwana, yari akiri muto. Ubuzima bwari bwiza cyane kuri we, bwari buryoshye pe, ariko yari afite umwuka w'Imana, yari yaramenye Kristo, aramwizera. Ijambo twasomye rero ritwereka impamvu y'urugamba. Impamvu y'urugamba yamwihanganishije imibabaro, yamwihanganishije agahinda. Hano urugamba rwari rutameze neza, urugamba rwari rwabishye, icyo twakwita intambara yageze mu mahina. Baramufashe bamushinja ibinyoma, bavuga ko yatutse Imana na Mose, bamuzana mu rukiko. Agerageza kwisobanura ngo bari bashatse abagabo b'ibinyoma bazi gushinja neza. Stefano agerageza kwisobanura. Urumva intambara ye uko yari ihagaze mu buryo bw'umwuka, yari intambara ikomeye cyane. Hari abadayimoni bari kuakserera intambara, ariko hari n'izindi mbaraga zidasanzwe z'umwuka wera. Afite intwaro z'umwuka, yambaye agakiza nk'ingofero, afite gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Ntabiri kumwinjira mu mutima bindi biva ku ruhande. Barashinja ibinyoma, Stefano ntabwo arimo byumva. Baramuvuga uko atari, ariko Stefano agakomera umutima kubera ko afite kwizera nk'ingabo. Ntatuma iyo myambi imwinjirira. Twasomye neza rero ko mu gihe yari arimo arangiza kwisobanura ngo bamuhekenya amenyo, bararakara, baramuhora ubusa. Ariko Bibiliya iravuga ngo iyo usomye mu bice bya mbere bibanza, ngo uko yisobanuraga ngo babonaga arushaho gusa na marayika. Imana nishimwe cyane. Impamvu y'urugamba ikwibagiza imibabaro yose uri kunyuramo, ikwibagiza ikwibagiza agahinda uri guhurirana, ikwibagiza ibikomere uri kubonera mu ntambara, ikwibagiza ibyo urimo ukomerekera mu rugamba. Impamvu ikagusunikira gufata icyo Kristo yagufatiye. Bene data, inshuti z'umusaraba, abantu benshi cyangwa se bamwe muri twebwe twigishijwe agakiza, tukigishwa nk'isi, mbese agakiza nakaguhesha ibijumba, nakaguhesha ibirayi, nakaguhesha visa, nakaguhesha imodoka, nakaguhesha gutura ahantu heza, nakaguhesha donc agakiza karunama kaduhesha isi kweri. Ariko biravuze ngo yarararamye areba mu ijuru, arangije avuga ijambo rikomeye cyane. Abantu barahekenya amenyo, baramushinja ibinyoma. Aravuga ati mbonye umwana w'Imana, mbonye umwana w'intama ahagurutse. Mu yandi magambo, hari umushyitsi wenda gutaha, kandi umushyitsi w'imena, umushyitsi w'agaciro. Aravuga ati mbonye umwana w'intama ahagurutse. Imana ishimwe cyane. Nubwo ibyo byose biri kuba, imibabaro irimo imugeraho, ariko amaso ye arenze cyane, ararenga cyane. Impamvu y'urugamba rwe, yakiriye Yesu nk'umwami kandi yifuza kubana nawe mu bwami bw'Imana. Dutinze mu isi. Impamvu dutinze mu isi tutashobora kurarama ngo turebe mu ijuru, nuko isi ariyo idufite cyane. Isi niyo idukurura cyane. N'intambara turwana nyinshi n'izijyanye n'iby'isi. Ndashaka kumera gutya, ubyita ukubwiye ibirenze ibyo ngibyo mu bushobora no kubipfa. Ndashaka gutunga, ndashaka kugenda gutya, ntawe ubyanze. Ibyo ni byiza kuri wowe pe. Umuririmbyi n'uwaririmbye aravuga ngo ifeza n'izahabu ni byiza kuri njyewe, ariko hari icyo ngusaba, uzandendera ubugingo kugira
kugeza ku iherezo ry'isi. Ikindi kandi Bibiliya iravuga ngo mushake gukiranuka kw'Imana, ubundi byose muzabyongererwa n'inyongera. Izo nyongera zabujije abagenzi gukomeza urugamba. Izo nyongera zatumye abasirikare benshi bamanika amaboko, badema basigiriye abagenzi mu nzira, bararohamye bishora mu binezaneza. Pawulo yaravuze ngo iminsi imperuka azaba ibihe birushya, abantu bazabikunda bakunda imiya, birarira indashima batari n'abera. Rero umuntu yagiye mu rugamba ariko agezeyo inyongera ziba intambara. ndashaka nibe abantu bose bubika amaso mu by'isi, ntawe urara. Abenshi plutôt ntabwo ari bose, abenshi kuko hari abararamye bareba mu ijuru bategereje kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Bene data, nubwo ibi bihari ariko Yesu azagaruka umunsi umwe, azahagarara ku bicu. Nanjye reka mbabwire impamvu y'urugendo rwanjye, cyangwa impamvu y'urugendo rwawe, impamvu y'urugamba rwanjye kubabara. Pawulo aravuga ngo dukoresha imibiri yacu uburetwa, tutavaho tugaragaraho umugayo, kandi ntabwo turavusha amaraso turwana n'icyaha mu ntambara. Dukoresha imibiri yacu uburetwa, turasiganwa, turirukanka. Nanjye reka mbabwire impamvu y'urugamba, reka mbabwire impamvu y'intambara, nuko Kristo azagaruka. Kandi nagaruka turifuza kuzasanga, cyangwa ndifuza ko azasanga nta munkanyari cyangwa ikizinga, kandi mu buntu bwe byose birashoboka. Imana nishimwe cyane. Nta mpamvu yo kumanikira umwanzi wanjye amaboko, kuko uri muri njye warutura mu bisi. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo izina ry'Imana rirakomeye kandi rikomeranye imbaraga. Ikindi gikomeye muri ibyo ngibyo, Kristo niwe uturangaje imbere, Kristo niwe uturwanirira. So rero ngomba gukomera no mu gihe kibi no mu gihe kigoye, kuko saha gusa datari n'ahandi. Umuririmbyi umwe yaririmbye ngo hari umunsi tuzirirwa mu isi ariko ntituyiraremo. Hari impamvu z'intambara yacu. Intambara yacu izarangira, kandi kurangira nuko tuzaba twinjiye muri Yerusalemu nshya. Imana nishimwe cyane, tuzaruhukira muri kapitali. Turimo turarwana intambara, kandi komanda wacu arashoboye, umwami Yesu arashoboye. Turakora, turajya mu ntambara, turi ku rugamba. Yesu niwe uturangaje imbere. Gahunda nta yindi. Umunsi umwe azahagarara ku bicu. Imana nishimwe cyane. Umunsi umwe azahagarara ku bicu. Ushobora kuba uzasanga wariye neza cyangwa wanariye nabi. Paul yaravuze ngo nzi kunyurwa nambaye cyangwa nambaye ubusa, nariye cyangwa ntariye, ngo nzi kunyurwa no mu gihe kitari cyo kunyurwa. Rero ubumana bw'Imana buratangaje. Muri isi ntabwo uzabona ibintu byose perfect. Wikomeza wubitse amaso mu by'isi, rarama urebe mu ijuru. Stefano arararama aravuga ati mbonye umwana w'intama ahagaze. Imana nishimwe cyane. Ariko Stefano yuzuye umwuka wera arararama atumbira mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Stefano yuzuye umwuka wera. Ni gute umuntu ashobora kuzura umwuka wera no mu gihe kigoye? Ni gute umuntu ashobora kuba mu mwuka n'igihe barimo bamushinja ibinyoma, bamuhekenyera amenyo, ariko akaba mu mwuka? Izo ni impamvu z'urugamba zituma utumva imibabaro. Haleluya. Umugabo bita Yohana ngo yagiye ku kirwa cya Patmos, ngo ku munsi umwami wacu Yesu aba mu mwuka. Arangije kuba mu mwuka ngo yumva ijwi rimuturutse inyuma. Ntabwo ari ikibazo cy'uko ari kuri Patmos, ntabwo ari ikibazo. Bagenzi, mu gitaramo cy'imihigo niduhura n'aba bagabo, sinzi icyo tuzabwira Imana. Uhuye na Stefano akakubwira ngo nuzuye umwuka wera, abantu bari kumpegenyera amenyo, we barakuvuze gusa uva muri korari. Undi baramuvuga ava mu gipasiteri arahunga, undi baramuvuga ntakibwiriza ubutumwa bwiza, undi ngo baramwanze, ngo ubwo banyanze nanjye namanitse nanga, undi ngo ubwo bansuzuguye nanjye nabivuyemo. Ntabwo ari bo bansanya muri ibi bintu wana, nta mpamvu yo kunsuzugura. Reka nkubwize ukuri, urimo uribeshya cyane, kubera yuko niyo bakwanga, niyo baba baguhekenyera amenyo, wowe urararama ukareba mu ijuru. Impamvu bakwanze bigakunda, ibintu byose ukamanika inanga, ibintu byose ukabivamo, ukava mu mwuka, ukava mu gusenga, ukava mu ibintu byose ukabireka, ukava mu murimo wakoraga, ni ukubera ko n'ubundi wari wubitse umutwe wirebera mu by'isi. Nyine wabuze ibyo washakaga. Muzababona barwanira intebe z'icyubahiro, muzababona bapfa ubusa, mu rusengero ukabona abantu bapfuye ubusa, muri karitsiye ukabona abantu bapfuye ubusa, barimo bararwanira iby'isi. Yesu yaravuze ngo ubwami bwanjye ntabwo ari ubw'isi. Bararwanira iby'isi, ntibazi kurarama ngo Imana ibarwanirire, ntibazi kureba mu ijuru ngo Imana ibagirire neza. Rero
ngera ku musozo, impamvu z'urugamba zituma unyura mu mibabaro, ukarara ukareba mu ijuru, ukuzura umwuka wera, ukavuga nka Stefano ngo mbonye umwana w'intama ahagaze iburyo bw'umwami bw'Imana yacu. Imana nishimwe cyane. Mu gupfa kwe yarapfukamye aravuga ati Imana ubabare kuko batazi icyo bakora. Hanyuma arasinzira, ni ukuri kose arasinzira. Ni bande batazi icyo bakora? Ni abagabo barimo bamushinja ibinyoma, nibo batazi icyo bakora? Arabizi neza bazi icyo bakora. Ariko umuntu uri mu Imana, umuntu uri mu mwuka w'Imana, ufite impamvu ze z'urugendo, iwe n'ubundi bamugejeje aho yajyaga, bamwihutishije. Urugendo n'ubundi rwari rwarundi, ariko bararwihutishije. Ku myaka ya 29 arangije urugendo rwe. Icyo yashakaga ni kimwe, ni uguhura n'umwami we. None rwose yahuye nawe, kuki atasiga basabiye imbabazi? Impamvu utabasabira imbabazi, n'ubundi ntuhuye n'umwami wawe. Akenshi uba uri muri sitarago z'ubuzima, baranyanga, ntibankundana, babinira n'abagome. Hari ibyo ujya kuvuga umuntu aratukana, ararwana n'abanyamubiri, kandi ibyo dukirana nabyo ntabwo ari ibinyamubiri, ni ibinyamwuka. Urimo urarasa aho utagombaga kurasa, wangirije amasasu yawe, wangirije intwaro yawe. Njya nkunda kuvuga ngo ufashe inyundo wicurusheshe. Uri feke mu rugamba, ntabwo uzi icyo ukora, ntabwo uri umusirikare watojwe neza, kubera ko ntukirana n'abambaye umubiri, ukirana n'ibinyabutware n'ibinyabushobozi n'ibitegeka isi y'umwijima. Nigeze kubabwira ngo ntabwo babwira ngo Petero mva inyuma, baravuga ngo Satani mva inyuma, kuko Petero ni inshuti yawe, ararengana. Yesu nabaha umugisha, umwami Yesu nabishimire cyane. Tuzakomeza umunsi w'ejo. Reka mbabwire ngo impamvu z'urugamba zituma wihanganira imibabaro yose ushobora kunyuramo, ugasoza uvuga ngo Mana bababarire kuko batazi icyo bakora. Icyo ni igihe bitagenze neza, bakugiriye nabi, kandi ugakomera no mu gihe kitari cyo gukomera. Yesu abaha umugisha, mwakoze cyane, nimugubwe neza kandi muhaye muronke. Shalom shalom.